twongeye kubasuhuza inshuti z'iwacu TV nkuko bisanzwe na Expo Time. Turi muri Made in Rwanda rero uyu munsi dufite umutumirwa yabanza akatwibwira. Amazina yanjye nitwa Letitia Mukanaganzwa mu ruganda rwitwa Jabar Development Limited. Uruganda rukora amakarito, uruganda rushya twatangiye mu kwa munani. Dukora amakarito y'ubwoko bwose, harimo 3ply, 5ply, fruit B, fruit C, fruit E. Muri amakarito yifuza hose turaguha aya printinze n'ada printings. Nagira ngo tubwire mwaje muri Made in Rwanda ibyo byose ni ikintu gishyashya muzanye. Mwabanje kureba ko hari ikibazo gihari, mbese murabona mufite isoko, murabona hari icyo bizamarira abanyarwanda. Urakoze cyane. Twaje mu Rwanda dukenewe kuko mubizi ntago mu Rwanda tukemera ibintu by'amasashi. Amasashi murabizi ko ntagabura yica ibidukikije, ahungabanya ibidukikije. Niyo mpamvu mu Rwanda hajemo gahunda yo guteza imbere ibijyanye na packaging ariko y'amakarito. Niyo mpamvu twaje tuza kuba igisubizo cy'aba abantu bari bakeneye packaging bagendaga i Bugande, abandi bakajya muri Kenya. Twari baje kuki twe tutatangira tugakorera mu Rwanda, abanyarwanda bakabona akazi ndetse n'imisoro y'u Rwanda ikiyongera, ndetse n'abantu tukabavuna amaguru kugira bajye gushaka ibintu hanze y'igihugu cyabo ahubwo bakabisanga iwabo mu Rwanda. Murakoze. Hari igihe umuntu ashaka kwibaza akavuga ati njye nakoreshaga ishashi yari hendutse, akibaza ko ibiciro byaba bizamuye. Ndagira musobanurira abanyarwanda neza. Abanyarwanda bagira ubwoba banga ibiciro by'ikarito ntabwo ari byinshi. Iyo ufite ikarito ugafite packaging nziza, burya ni kimwe muri marketing. Ni kimwe mu bintu bi marketing product yawe. Iyo murabye ufite emballage nziza kandi ufite emballage cyangwa karito nziza, aravuga wow, ndashaka kuramo ikintu kiri imbere kuko muri akarito akagira amatsiko, rero bigatuma ashaka kumenya byibuze. Iyo ashatse kumenya ikirimo imbere, burya uba wanaguriwe kaba kabaye. None nagira ngo bwira abanyarwanda abashaka product zanyu bazisanga hehe, mbese mubafasha mu buhe buryo kugira ngo babone product zanyu? Icyo nabwira abanyarwanda abashaka product yacu bayikura muri free zone, aho twita free zone quartier industriel cyangwa Kigali special economic zone. Dukorera Masoro hari inganda, ariko kandi baza no kutaba muri Made in Rwanda hano muri Expo. Turi kuri stand ya 8 uhereye aho niriri cyangwa Silfo, uhere kuri zino banners ziri ku muryango wabara 1 2 3 8 kuva kugeza ku 8 ukareba haruguru ngo ni iburyo bwa winjira. Ikindi ntibazagira ubwoba, umuntu wese ukizamuka twemereye kumuteza imbere gute, wambaza ngo guterekane gusubize no gutayimbaje uvango umubare w'amakarito wose wifuza turawuguhereza. Niyo washaka bando imwe irimo amapiyesi 25 turayiguhereza nta kibazo. Ntibagira ubwoba abantu bagitangira ntibatinya gukoresha packaging ya boxes kuko yatwara 100 yatwanga twe turamukorera akishima nta kibazo. Printed no printed. Nkuko mubibonye rero muri Jabar Development Limited ntacyo muzababurana ku bijyanye na packaging. Ikiganiro Knowledge Link nakagaruka. Mukomeze kugira ibihe byiza.